Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. kandi igihe utifuza ko wari uzagera aho ugeze naho aho ugeze ntuzaharenga cyane uzambaniraho ngaho ahubwo nutanitwara neza uzamanuka. mana yanjye kajambo riraryoshye. Iyo uzamutse wenyine ukazamuka ushobora kuzamuka n'umuntu ukuzamuye wowe ukibwira ko azahoraho. Wa wundi ukuzamuye yavuyeho arakurekura, yakurekura agasanga wazamutse nawe wenyine ntiwagira abandi bantu uzamuye. Yego disi. Kumvise uko bigenda? Uko rero wazamutse ukagera hejuru gusa n'abandi bantu basigaje hasi. Iyo umanutse wikubita hasi ukagwa hasi kandi kugwa kwawe kuba kubi. Yo kuvuga ati twe nituvugirwamo twebwe umva Yesu nabamurambitse hasi nkabanza nkagucomeka urushyi. Irisigaye tukazaba uramushyira hasi baramutwara. Unega amatwi uretse gato jewe umva ukagera mu rugo ivuganye nawe. Yego yakubwiye ngo mwana wanjye ndaje witware gutya wirinde. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Haleluya. Amen. Umunsi yuzuraga umwuka we. Haleluya. Haleluya. Umunsi yuzuraga umwuka we. Nibwo rwa rucundura yajugunye. Nibwo ya nkota yajugunye. Karande y'uwabo y'abazirote yuko ni amategeko. Itegeko ry'ijuru n'ubuntu nibwemera kurwanisha umubiri. Itegeko ry'unuza nibwemera umujinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Itegeko ry'umwami Yesu niribyemera kwifuza umugore wundi. Nabo byemewe. Iryo ni itegeko ryande. Ni itegeko ry'umwami Yesu. Itegeko ry'umwami Yesu ntabwo ryemera kurepeta habiri. Hari abantu barepeta muri worship bakajya no kurepeta muri Cadillac kibaho. Bakajya no kurepeta mu tubyiniro. Abo rero barepese ariko ntabwo Kristo arinjira muri bo. Nta tegeko ry'umwami. Nta tegeko ry'umwami rero. Baracyagengwa n'amategeko y'abazirote. Amina. Baracyagengwa n'amategeko. Ni amategeko y'abazirote. Abo rero ikintu kibabohora twihuse. Haleluya. Ikintu kibabohora cyihuse ni ukwemerera imbaraga z'umuriro w'umwuka wera zikamanuka muri bo. Iyo zamaze kuhagera ntibongera kwiyobora, bayoborwa n'umwuka. Iyo bamaze kuhagera uzasoma imbuto Bibiri ivuga mu Bagalatiya 5:16 imbuto z'umwuka uzazumve. Haleluya. N'imirimo ya kamere wabyumvise ariko wahasomye. Haleluya. Hasomye ibyo bintu n'ubyiyumvamo urabona akiriye Yesu ariko utaragira gute utarabohoka. Umuntu wamaze kubohoka muri ibi bintu bigera muri 17 nta na kimwe kiba kikugaragaraho. Reka some wumve Imana Abagalatiya 5:16. Aha ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko ari bwo muzakora ibyo kamere kuko ari bwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kuko birahabanye. Yego. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Yego. Kuko ibyo bihabanye. Yego. Nico gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ndafashijwe nimuba mugitwarwa n'amategeko y'abazirote amwe y'abatsobe amwe y'abatsinda amwe y'abazigaba yo kuvuga ati twe nituvugirwamo twebwe umva Yesu nabamurambitse hasi nkabanza nkagucomeka urushyi. Irisigaye tukazaba uramushyira hasi baramutwara. Unega amatwi uretse gato jewe umva ukagera mu rugo ivuganye nawe. Yakubwiye ngo mwana wanjye ndaje witware gutya wirinde. Wagera mu rugo kuko kiboshye
ugataha witwararitse wakandagira urushishi ukihana wagera ugasanga ya dongo yawe imwe washyingiranywe imwe watahanye mu bishyingiranywe ugasanga umukozi arayimenye ukahita uvuga ati sha ndagukubita ndanagukata ndanakwirukanye kandi nawe ibyo wahonyoye nawe wabikwishyuje si yindi mpamvu byakiriye Yesu ariko aracyaboshye aracyafite karande y'abazirote aracyafite karande y'umujinya soza wumve 19 dore imirimo ya kamere iragaragara niyi ngiyi gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke no gusenga ibishushanyo no kuroga no kwangana no gutongana. Iyo utongana ubu kiboshye iyo ucangana ubu kiboshye yego kuko biravuga ngo umwanzi wawe nasonza umugaburire nagira inyota mu cyo yego ibyo ni ibintu bigaragaza umuntu wabohotse. Amina. Ni ibintu bigaragaza umuntu wabohotse. Nishari nega amatwi. Ishari umugabo rikomoka uramuzi rikomoka ku mugabo witwa Kahini. Yego buriya nubona umuntu ufite ishyari ry'umwita umwuzukuru wa Kahini cyane. Noneho ndagiye mwibutse ko ishyari ari muri umuna w'umurozi. Burya umuntu kugira ishyari no kukwica yakwica. Ishyari ni umurozi. Ubundi nubona umuntu ufite ishyari nushoje umwita umurozi. Abanyeshyari ni ngombwa icyo nakimenye umunyeshyari ry'umugendera kure burya agufitiye n'icyo aguha ngo umuve imbere yakiguha. Niyo mpamvu umuntu wese ufite ishyari uyu nguyu yaracyaboshye. Niba umuntu ajya kubwira ibitangaza yabonye ukumva muri bazamutsemo akantu kameze nka jalousie. Yego jye tuvuga ati ndacyaboshye. Uvuge ati Imana. Ubundi Bibiliya avuga ngo mwishimane n'abishimye. Amen. Mubabarane n'abababaye. Mu gihe wowe wicara umuntu yakubwira ngo yageze ku iterambere iryo terambere ahubwo numwegere ati mbwira uko wageze usha wagira inama uriya nawe utakugira inama ngo akwereke uko yahageze nawe abagifite ishyari abashaka kuzamuka wenyine. Unyumve ishyari si ry'abazamutse gusa si ry'abatarazamuka gusa hari n'abazamutse barigira bavuga ngo aho nageze nitwifuza karundo uzahagera kandi igihe utifuza ko wari uzagera aho ugeze nawe aho ugeze nuzaharenga cyane uzambanira aho ngaho ahubwo nutanitwara neza uzamanuka. Mana yanjye nutanitwara neza aho ngaho ugeze uzamanuka kubera iki mu kuzamuka kwawe nta wundi wazamuye cyane. Uri muranyumva Yesuwa yageze i Kanani amaze kuhagera ntiyatoza umuntu uzamusimbura. Wabyumvise ariko Mose wagiye gupfa yari yarazamuye Yesuwa. Umurimo w'Imana ugira gute urakomeza ugenda neza ubwoko bugeraho nk'uko Imana yabivuze. Mu gihe ubona Imana ikuzamuye gerageze gutoza umuntu. Haleluya. Ugerageze gutoza umuntu uzasigara hamwe wajya gukandagiza ibirenge kugira ngo icyuho cyawe umunsi uzamanuka uzagira abagusanga. Haleluya. Niyo mpamvu nuzamuka wenyine ufite ikibazo ndasubiramo bakumve neza kuko impamvu ushaka ugasubiramo neza ni ukuvuga ngo iyo utoje uzagusimbura iyo uramutse uvuye ahandi wabwira aragusaba kuko niba wamuzamuye komereza. Niyo mpamvu Mose iyo yazamuraga amaboko akabona abayafata baratsindaga iyo yamanuraga akabura abayafata baratsindwa. Uri muranyumva iyo uzamutse wenyine ukazamuka ushobora kuzamuka n'umuntu ukuzamuye wowe ukibwira ko azahoraho wowe undi ukuzamuye yavuyeho arakurekura yakurekura agasanga wazamutse nawe wenyine ntiwagira abandi bantu uzamuye. Kumvise uko bigenda uko rero wazamutse ukagera hejuru gusa n'abandi bantu basigaje hasi. Iyo umanutse wikubita hasi ukagwa hasi kandi kugwa kwawe kuba kubi kuko nta muntu wasize ahubwo bagutega iminsi kandi iminsi baguteze wiyigwamo ariko nta muntu uzagutega iminsi ufite abo wazamuye. N'umu kumanutse ahubwo bibaye byiza wazamura benshi. Iyo uzamuye umwe akagenda akazamura undi akagenda azamura undi ntabwo bazigira babona waguye hasi bazabona ukiri mu bushorishori kandi wari ugufite yarakurekuye ariko wasanze ari abandi bantu watoje. Haleluya. Ntabwo ushobora kugwa hasi. Imana ihimbaza. Ntabwo ushobora kugwa hasi. Impamvu udashobora kugwa hasi ufite nawe abandi bantu wazamuye. Ndakwitangaza niba wari warazamutse wenyine gerageza umanuke hasi utari wamanuka
ushaka abandi bantu utoza. Haleluya, ubigisha ibanga ryatumye uzamuka, ubigisha ibanga ryatumye ugera kuri ibyo, ubigisha ibanga ryatumye utera imbere, ubigisha ibanga ryatumye ukomera, ubigisha ibanga ryatumye ubohoka. Kuko nuzamuka warabohotse wenyine, abandi bantu bakiboshye, ni ngombwa karande n'imivumo byabo bizakomeza kugenda bigukurubana. Kuko uzajya utuma igikombe azajya azana ikiyiko, kubera iki? Araboshye. Wabibize bizatuma n'iterambere ryawe ridakomera. Kandi none se ntabwo ari we, ntabwo yatoje, ntabwo yigeze atoza. Numva ntabwo yigeze atoza. Reba nk'uko urabona njyewe nge natojwe kubwiriza ubutumwa bwiza. Umwuka wera yaranoje n'abakozi b'Imana kubera kubigiraho ngenda nitoza. Ngaho bakakanya ujye ukanyambika jezi nkanyakubaha amashami Vesa akashyira mu kibuga akambwira ati ngaho ujya kwatakira Amavubi, nta musaruro nazana. Urumva kubera ntabwo nigeze nyine umupira, ntabwo aribyo natoje. Najya njugunya kuriya urimo, najya shiduka nawuhaye uwo urimo ushaka kuwutsinda, nkamugana akira uzi ko nkajya kugarura igitego cyagiye. Si yindi mpamvu rero, urimo uranyumva, nagiye gukora ibintu natoje. Urimo uranyumva, niyo mpamvu rero umuntu aba akwiye gutorezwa ikintu agomba gukora. Niba uzamutse gira abandi bantu utoza. Yesu wo wagezeyo arimo araga yaravuze ngo uyu munsi muhitamo Imana muzakorera. Aravuga ngo ariko ahita yikunda, aravuga ngo ariko jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Niwe n'iki? N'inzu ye. Niwe n'inzu ye gusa. Tuzakorera iki? Tuzakorera Uwiteka. Inzu y'umunsi itazaba igihari. Iyo avuga ngo jye n'inzu y'Uwiteka tuzakorera Uwiteka, byose agashyira mu jye n'inzu yanjye. Apfuye wabonye ukuntu bayobowe n'abacamanza, ababisha baba bakabakubita. Ariko iyo aza kugira undi muntu yatoje agakomereza muri biriya bintu, ziriya ngaruka ntabwo zari kugomba kubaho, ntabwo biriya bibazo byari bube. Urimo urabyumva? Imana ihimbaza. Dawidi agiye gupfa ategura Salomo, yamwimitse akiriho, aramutegura avuga ngo Salomo mwana wanjye ujye umenya Imana ya so iyo yakoreraga nawe ubari uzakorera. Amen. Niyo mpamvu Salomo amaze kurongora umugore w'1,000 yahise ahindukira ajya kwihana. Aravuga ati nyezatu ibyisi byose ni ubusa, bimeze n'ubusa. Ore 1,000 ahita asubira yarihana. Kubera iki? Yibutse Imana ya se. Haleluya. Yibutse iki? Yibutse Imana ya se. Iyo yakoreraga niyo yari yaramuraze. Amenya ko Imana ya se yanga icyaha, amenya ko Imana ya se ikunda umunyabyaha ariko ikanga iki? Ikanga icyaha. Arangije yibuka iki? Yibuka Imana ya se. Niyibutse se, yibutse Imana ya se. Haleluya. Yibutse Imana ya se. Amen. Niyo mpamvu yabwiye Dawidi ngo niba nakosa nzabahana igihano cy'abantu. Kuko Dawidi nawe nta kindi yabaragaga Imana akavuga ati se Mana nejo ko nzongera nkababara bizagenda bite? Ati n'inanga yawe nyihaye umugisha. Burya no kuvuka kwa Salomo, inanga ya Salomo yari ifite umugisha. Amen. Yari ifite imbabazi. Imana sitangize iryo jambo pastor. Rirangize. Haleluya. Rirangize dusoze. Ishari n'umujinya n'amahane. No kwitandukanya, no kwirema ibice n'amahane. Amahane urayazi? Umuntu arasenga ariko ugasanga afite amahane. Iyo ni karande, ni umuvumo. Ntabwo yari yabohoka. No kugomanwa, no gusinda, ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaraga ubwami bw'Imana. Nani bakubwira ko ari umukristo, ariko kubera ko akiboshye bino bintu byose biracyamugendaho. Bibiliya iravuze ngo umeze atyo nta bwami bw'Imana azaraba. Ukigira ishyari ntabwo afite, ukigomanwa nta shyari afite, ugiteranya abavandimwe
na bwama afite ugifite umujinya ibyo nibiki ni ya miryango imwe n'imwe dukomokamo twinjiye muri Yesu ariko nitwitandukanye n'ibicaniro bimwe na bimwe byo mu miryango yacu yubatswe kera ngo tubisenye niturangiza twubake fondasiyo nshya mu maraso ya Yesu. ari abantu bagenda bakahita bikirigita bagaseka bakavuga ngo twagezeyo ngo biteka nirigiciwe. Ukigira umujinya rirahari, ukibeshya rirahari, ukigira ishyari rirahari, iteka riracyahari, ugisambana ishyari iteka riracyahari. Ngaho komeza mana. Ariko rero imbuto z'umwuka, imbuto umva bazajya mu ijuru, wowe uhita uhindura icyerekezo. Imbuto z'umwuka ntabwo lo wakwera imbuto z'umwuka umwuka utawugira cyane. Yego nibyo ako kavuze. Ubundi mbere mu mategeko wayoborwaga na kamere kuko wayoborwaga n'amategeko. Amategeko y'iwanyu, amategeko y'abatsinga, amategeko y'abatsoro, amategeko y'abazirote. Yego abazirote we, abazirote, amategeko y'abazirote. Kuko warukiyoborwa n'ayo mategeko y'imijinya n'ibindi kuko warukiyoborwa nabyo. Dore ibibaye rero, urabanza uhindure, uhinduke nyine icyaremwe gishya, uyoborwe n'umwuka, wemere kuyoborwa n'umwuka. Haleluya. Icyo gihe ntabwo ugitwarwa n'amategeko, urabuhindutse wa Kristo Yesu. Urabuhindutse wa Kristo Yesu, ntabwo ugitwarwa n'abaziroti. Petero yagendanaga na Yesu ariko atarabohoka, akiyoborwa n'abaziroti. Umwuka w'abaziroti ari umugendaho. Ubwo twahuje abazirote duhuza n'ibi bisekuru by'iwacu. Uri muranyumva? N'ibi bisekuru by'iwacu bingibi urumva nuko aho rero unyumve kubera uyu mwuka. Urumva uyu mwuka ni umwuka utwarwa n'amategeko, kuko buri muryango wose wagenda mugira amategeko yawo. Siko byagendaga? Hari n'imiryango yahanaga inka, subize se yahanaga inka, tugabirana inka rwose ugasanga ni imiryango nyine. Ayo ni amategeko y'imiryango. Uzarebe hari nawe wajya gusaba akakubwira ati ni ugutera umujugujugu. Iyo nayo ni amategeko. Ntuzi sibyo? Nutawutera nituguha umugeni. Ayo nayo ni amategeko, sibyo? Ayo yose ni amabi. Ahubwo icyo turimo tuvuga ni cya kindi. Buri muryango wose ugenda ugira amategeko yawo. Nka za Scotland na ubona ko abagabo babo, abami babo bambara amajipo. Uwo ni umuco. Uri muramurikira? Uwo ni umuco. Agakiza ntabwo kadukuraho umuco, ahubwo agakiza icyo kadukuraho. Uri muranyumva? Agakiza icyo kadukuraho ya mategeko ashobora kuturimbuza. Amen. Uri muranyumva? Haleluya. Umugisha dufite abanyarwanda, dufite twega umuco mwiza. Abanyarwanda twambara neza. Buryo Kinyarwanda uzarebe nubibona. Abanyarwanda twambara neza, abanyarwanda dufite umuco muzima, abanyarwanda dufite aho icyo turimo tuvuga ni za mana zabo. Za mana zabo izo zimbere. Naguciye mu ijambo gatoya, ndagira ngo udufashe neza. Tubonye ko agakiza gatangwa na Yesu, ni Kristo. Noneho tukabona ko kubohorwa bitangwa n'umwuka wera. Ariko hari ukuntu abasenga bajya basenga, agasengera inyatsi, agasengera karande, agasengera abadayimoni. Ibyo biza gute? Hari karande, hari abadayimoni, hari inyatsi, hari ibyo byose ndagira ngo bimpurize. Noneho nurangiza byumbwire byo bibohorwa nande, byo bibohorwa n'iki? Hari umwuka wera twabonye udufasha kubohoka bya za kamere zazi twabonye kare kamere ndikubwira. Noneho ndagira ngo tubwire inyatsi, karande, abadayimoni, ibyo bindi tujye twuva babisengera. Dusufashe naho ngo twumve. Icyambere yego turabanza twuzura umwuka we. Yesu niyo nambwe ya mbere kumwakira, sibyo? Ntabwo kumwakira bivuze ngo urabohotse, n'urugendo. Urakurikiza intambwe ya kabiri yitwa kuzura umwuka wera. Ukurikiza aya mategeko. Reka rero tuze tuyumve. Numara gukurikiza aya mategeko, soma wumve. Numara gukurikiza aya mategeko yo kubohoka, reka uzuyumve. Reka uzuyumve aya mategeko yo kubohoka. Cyambere kikubohora wumve abuzuye umwuka wera. Niba ubifite
ndahita nkwereka mubaze ate se none inyatsi iracaye kubera kuko inyatsi ikorana n'umuvumo bidasa ntabwo bisabirana wumvise niyo mpamvu Yesu yagiye kwirukana umudayimoni mu bantu yari afite abadayimoni 600 arangije amwirukanye avuga ngo Yesu duhuriye kuki ni ukuvuga ngo ntabwo akwirukanamo umuntu dayimoni nawe uyifite ntibishoboka urimo uranyumva neza ntega amatwi ntabwo urumva ntabwo ushobora gusengera umuntu ngo uramwirukanamo ubusambanyi kandi nawe bujojo ntabwo bishoboka ntabwo wakwirukanamo umuntu ubukene kandi nawe bujojo mbere ya byose urabanza ukabohoka niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo icyo nahawe n'umwami Imana akomenya nanjye nicyo nabahaye nta muntu ujya utanga icyo adafite ntabwo uzasanga umuntu inkono ipfundikiye irimo ibishyimbo ngo nurangiza umubwire ngo mu bunyobwa aguye icyo afite azaguha nyine nawe ibyo afite urimo niyo mpamvu isanze umuntu ufite intege nke arakubwira ati rega n'abandi barananiwe ngaho urangiza iryo jambo ntabwo avoka yakwera umwembe ntabwo bishoboka icyo umuntu abiba nicyo asaruye yego dusome haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka icya mbere niba nta rukundo ugira ntabwo umwuka wera arinjira muri wowe ni ibyishimo niba muri we hatabamo ibyishimo habamo za jabuzi yaguze imodoka tuturayigura ntiyaturushije kwiga uracyaboshye ni amahoro ma haleluya niki ni amahoro ma niba wumva nta mahoro ugira mu mutima wawe Kristo ntabwo arinjira muri wowe umwuka wera ntabwo arajyamo waramwakiriye ku rurimi ariko ntabwo arinjiramo kuko iyo yinjiyemo byose birasohoka yego no kwihangana niba muri we hatabamo ikintu cyitwa kwihangana ukavuga ati ndagusaturira mu muhanda ndagukocorera urushyi mu muhanda oya jyewe nta kibazo tuzakizwa na ribu uracyafite karande no kugira neza niba mu buzima bwawe nakugira neza kubaho umenye ngo umwuka wera ntabwo arinjira muri wowe n'ingeso nziza mama ukorera utuye muri karitsiye atari ugutangira gukwepa botike yo kwa Kazungu ntabwo bize Kazungu yaguhaye Kazungu ari amabotike muri karitsiye bajyaga bita kwa Kazungu kwa Kadogo kwa Murokore ayo mabotike kwa Padiri utuntu nk'utwo ngutwo ugatangira gukwepa ugatangira kuyoba inzira wabyumvise ugatangira kugenda ukatakata kandi uri umukristo ntabwo uri ingeso nziza rero umwuka wera ntabwo arinjira muri wowe umwuka wera yinjiye muri wowe uragenda ukamubwira ngo Kazungu ya mafaranga ntabwo ndayabona ariko ninyabona nzayabona ndacyategereje buri munsi umbabarire sinabyibagiwe ibyo bizatuma atajya kwirirwa guteza isi ariko wowe kubera ko nta mwuka wera ufite ukuyobora uravuga ngo reka mukwepa ukagira ngo nibwo ikibazo gikuyeho ahubwo nibwo izina rya Yesu rigiye gutukwa wamuhamagara ati waya wamuhamagara ugasanga ayifata yaguhamagaza indi ukayifata wayifata ati ndi mu nama inama yahe ukabeshya kandi wari witabye neza ariko isuhindu ntabwo ari indi mpamvu iki cyaha cyo kubeshya kizamukana n'ibindi ntabwo urahohoka ni Petero urwanisha gukatisha inkota akata amatwi y'abantu Yesu akayafata akayakuraho ntabwo byari bimunaniye Yesu akafata kongera amataka yatera ati urugamba rw'umwuka nirurwanisha umubiri niba ukirwanira mu mubiri uracyayoborwa n'amategeko y'ikuzimu soma no gukiranuka ma kiranuka muri byose gukiranuka areba amagambo menshi haleluya nafashijwe pastor no kugwa neza giko yego no kwirinda ijambo ryitwa kwirinda rero haleluya ijambo rero ryitwa kwirinda niho benshi baguye abantu benshi cyane bananiwe ikintu cyitwa kwirinda turabivuga ariko arwananiwe arwabwiye mugenzi aravuga ngo mubwire ugendana nawe mubwire uriwe usiko ugendanye n'umuntu ufite umuvumo uzima abantu vuga kwirinda ushaka kugendana n'umuntu ufite umuvumo mukajyana mu modoka imwe uwo muntu ufite umuvumo hari inyandiko igomba kumwica kubera ko ni igisambo yahogoje abantu batanze itegeko rivuga yuko uzamubona azamwica n'urugero iyi modoka uzayibona wese azayirase twaramuzi ni igisambo arimo arahombya igihugu arimo arahombya isi ukabugendanye nacyo noneho rero iyo modoka bayirashe kuko wagendanye n'igisambo kandi wowe ntabwo uri cyo ariko wagendanye n'igisambo niba yirasa nawe urapfa urumva nibarashe umuntu barashe iki igisambo barashe igisambo reba gupfana n'igisambo sindi mama
kwirinda none arabavuga ngo jye sisinda ngo ariko ukagendana n'abazimu. Iyo ugendanye n'abazimu atangira kuvuga ngo atangiye kunywa ka kave ko kadasindisha ati n'ubundi yo kanyweye nibwo sinziye. None se ntabwo byumva nyine ugatangira gukoraho ushiduka utangiye kujya ugenda ukurura n'akandi. Ijambo ryitwa kwirinda. Noneho niba bavuga kwirinda mega amatwi Yesu ashimwe cyane. Ubu ngubu muri iyi minsi twambaye udupfukamunwa ni ukwirinda kubera kwirinda covid 19. Noneho iyo tugeze ahantu reka mbivuge gutya, iyo tugeze ahantu ari abantu benshi cyane usanga bari ahantu kubera ko nta polisi hari nta bakoranabushake bahari, wajya kubona ukabona ati reka hano nta mupolisi uhari, wambaye agapfukamunwa kubera kwirinda umupolisi cyangwa kwirinda covid. Wabyumvise ako kanya ukajya kubona ukabona yesa agakuramo ati hano nta mupolisi uhari, nta mupolisi uhari ariko covid irahari cyane. Urumva icyo ndimo kuvuga? Nta mupolisi uhari ariko covid irahari, nta mukoranabushake uhari ukubwira ngo ambara agapfukamunwa neza ariko covid yo irahari. Kwirinda noneho kwirinda ugasanga byakunaniye. Urimo urankurikira rero? Umva noneho wowe wagakuriyemo ahantu hatagaragara, ariko Yosefu kubera kwirinda yaravuze ngo nubwo muri iyi nzu kwa Potifari hano abagaragu n'abaja badahari na Potifari adahari, ariko ijisho ry'Imana n'ahangaha nireba atarebwa n'abantu ndagiye kubwire mu Kristo wo nkurikiye. Haleluya haleluya. Ako kaguni wihishemo, ako kantu wicayeho, ijisho ry'Imana rigerayo, ijisho ry'Imana ririnjira ibyo utekereza mu mutima wowe. Haleluya 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 haleluya. Umupolisi w'Imana kugendaho, uryamya kuriho, uri mu nzira kuriho, mu bitekerezo byawe akurimo, mu mivugire yawe akuriho. Niyo mpamvu mubwiye ngo irinde kuko haleluya haleluya ukugenzura n'ukuyobora muri kumwe amaso ku bandi, waranareba kukurusha kuko yamenye ibizakubaho mbere yuko bikubaho. Ijambo ryitwa kwirinda. Abakristo ikintu tunaniye kwirinda. Turabana n'imbaraga turagira ngo tugiye guhindura abandi, bo bafite imbaraga nyinshi cyane bazaduhindura. Niyo mpamvu Yesu atigeze ababwira ngo nimuhite mujya mu murugo, nimuhite mujya kubwiriza ubutumwa. Yaravuze ngo nimumanze murindirire icyumba cyo hejuru umwuka wera, ngo umwuka wera namara kubamanukira ngo nibwo muzaba abagabo bo kujya kumamya. Ariko aka kanya mwirinze abo bantu kuko nimwabajyamo mugiyoborwa n'amategeko, muzabajyamo muyoborwa n'umwuka. Ku musozi wa Elayono bamaze kumva ngo iki nicyo gihe uzagarukiraho kwima ubwami bwawe, aravuga ngo ibyo si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe. Aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumama i Yerusalemu, i Yudaya, i Samariya ndetse no kugera ku mpera y'isi. Ariko ntabwo yababwiye ngo bagende umwuka wera ataraza. Yarabwiye ngo nimurindire umwuka wera naza, nka Petero munyantege nke na ba Toma bemera babonye, abo bose ayo mategeko azabarekura, umwuka wera azabemeza. Amen. Umwuka wera azabemeza. Umwuka wera we naza azahita bemeza kandi abatinyure, kandi azabayobora n'ibyo bakwiye gukora, azabahereza kwirinda, bazamenya aho bakwiye kwicara, bazamenya ibyo bavuga no mu gihe cyabyo, bazamenya ibyo bakora. Haleluya. Azababwira umwuka wera. Haleluya. Umwuka wera azabayishurira, umwuka wera azababwira, umwuka wera azababwira ibyenda kuba. Ni umwuka ki? Ni umwuka wera. Bamaze kuzura umwuka wera rero nibwo bahise basohoka, ariko bamanje kwirinda. Bamara iminsi 10 mu cyumba cyo hejuru, basohoka ku munsi wa Pentecote. Haleluya. Bihana bahuza umutima, bavuga ati turagize, twayobowe n'umubiri igihe kirekire, turashaka kuyoborwa wowe uri mutwumva. Kano kanya ubaye nko wikingiranye mu isi y'umwuka, ubwira Imana ngo Mana imbaraga zo kwirinda. Ubundi hasigaye usoke mu banyamahanga, usoke mu batazi Imana, ufite imbaraga zo kubahamiriza, ufite imbaraga zo kubabwira Kristo. Ariko uragenda wowe nta mbaraga, na twa tundi pasiteri yakwigishije turahita tugukambura. Atangira mukora kwitama, ashiduka ageze aha, ashiduka ageze na hahandi. Kubera iki? Byatangiye ngo twariganye, bigatangira ari aho ngaho, aho nakuramya Imana kurimo. Kundisha Imana umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose n'ubugingo bwawe bwose. Ibice bitatu byose ku buzima bwawe biramya Imana. Ntabwo rero ubundi ni nayo ntego twavukiye, ntabwo uzaramya Imana imbaraga z'umwuka wera zitarakwinjiramo. Imana yacu nihabwe icyubahiro.
rirangize sosi. ijambo rirangiza rivuga ngo ibi abameze gutyo Abameze batyo, amategeko abameze gutyo ni amategeko abahana, ariko ba bandi bo ngo nta bwami bw'Imana bazabona. Wabyumviye muntu w'Imana? ngo abakristo Yesu Abande? abakristo Yesu oya abakristo Yesu abakristo Yesu abakristo Yesu babambanye kamere niruba n'irari byaryo byose byarapfuye nabikibaho. niba tubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka niba tubeshwaho n'umwuka. Yego twe kwifata uko tutari, yego shanga twenderanya kandi tugirirana amahari. Ijambo riramfashe uragira ngo nta bundi buryo rero wumvise ko ari ibice bibiri, ni igice cy'amategeko n'igice cy'ubuntu. Wabyumvise? Ni igice cy'amategeko n'igice cy'ubuntu, ni igice cy'amategeko n'igice cy'umwuka. Benshi rero ndabara 80% barayoborwa n'amategeko ntibayoborwa n'umwuka. Wabyumvise? Nibo rero bakiboshye. Iyo uboshye rero ugifite ibyo byose, icyambere inyatsi yinjirira muri ibi. Iyo ugifite kamere nibwo bakubwira gutanga icya 10 ngo ni icya pasiteri. Icya 10 ni icy'Imana. Kandi pasiteri wo ngo nawe niba ari umurewe, niba akora umurimo w'uburewe, Bibiliya irabimwemerera, akwiye kugikoresha kikamutunga, ariko nawe akagitangira icya 10. Igitabo cyo kubara igice cya 18:25 pasiteri nawe agomba gutanga icya 10, ariko nawe yahawe icya 10 kuko ariyo gakondo. Yirirwa kwingingira, yirirwa ku gicaniro. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto igice cya 9:13 ndavuga ni munsi yuko ababa ku gicaniro bagabana iby'igicaniro n'abakora imirimo y'urusengero bakagabana iby'urusengero, ngo n'umwami wacu niko yabitegetse. 14 ngo abavuga ubutumwa batungwe n'ubutumwa bwiza. Niba uzanye icyo cya 10 cyawe mu nzu y'Imana ni, ariko none uraza ukahita utangira gukupa teoya ntacyo nzatanga ni ijya pasiteri, ntabwo uyoborwa n'umwuka. Iyo ni kamere. Inyatsi kabirinjiye kubera iki? Ibonye inyuririze. Niwe igitabo urumva ingingo ihita ikugonga, igukubitira muri Maraki 3:7 kugeza ku 10. Ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugogo ku by'Imana. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza banyu muhora muteshuka, mukareka amategeko yanjye nimuyitondere, nimungarukire nanjye ndabagarukira, ni kuwiteka avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 10 n'amaturo, mbavuma wa muvuma ishyanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. Nimuzane imigabane ya 10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Impamvu irivuga ishyitse nuko Ananiya na Safira bazanye ibidashyitse. Mubishyire mu bubiko. Iyo uzanye ibidashyitse ukaza no wabinusuye, umuvumo uraza. Wabyumvise? Iyo ni kamere. Igitabo cyo gutegeka kwa 2:28-15 ngo ariko nutitondera ayo mategeko iyi mivumo yose zakuzaho ikugereho. 28 Uwiteka azaguteza ibisazi, uzagira ubuhumyi, uzagira ubuhungetwe, uzakabakaba ku manywa yangu nk'uko impumyi kabakabira mu mwijima. Nta kuboko kwiza uzagira mu byo ugerageza gukora byose. Uzajya ugirirwa inabisa kandi uzajya unyagwa iteka he kugira ugutabara. 30 uzasaba umugeni harongora undi. Urumva iyi ni inyuririzi kubera ko tutemeye kuyoborwa n'umwuka. Iyo tuyobowe n'umwuka, wabyumvise? Iyo tuyobowe n'umwuka tuhita twakira kamere y'ubumana. Ayo mana we, twakira kamere, tuhita twakira icyo bita kamere y'ubumana. Iyi kamere y'ubumana rero ni yirarira. Iyi kamere y'ubumana ica bugufi. Iyi kamere y'ubumana itanga icya 10. Iyi kamere y'ubumana irakora ikikoze cyose cyo mahame yo kwirukana inyatsi. Amen. Wabyumvise? Noneho rero iyo bitabaye ibyo, kamere ikirimo ntabwo ibikwemerera. Kamere ikwereka ko ari ubwesikoro, kamere ikwereka ko ari itekamutwe, kamere ikwereka ko ari imitwe, kamere ikwereka ko ari ububeshyi. Wanabikora mu gihe bitarabyara umusaruro ugatangira kongeraho amagambo, Kigali yose ikaba yabimenye ko watanga. Bibiliya ikavuga ngo nukoresha ukuboko kw'iburyo, ukw'ibumoso niko kabimenye. None we wabikoze Kigali yose yabimenye. None wajya kwibwira ukayibwira umunyakamere, mukihuza ati dusengere, ati reka tuhite tugenda tuhite twicarira mu mazu yacu tuba ariho tuzakorera amateraniro. Wabyumvise? Bibiliya ikavuga ngo iki? Ikavuga ngo nimukirengagize guterana kwera, ngo kandi uko iyo minsi irushaho kubegera muba ariko murushaho kubikora kenshi. Mwamara kwihuza aho mu rugo ntabwo muzarira igaburo kuko ntawe wabyerejwe uzaribaha.
urumva nawe uzarire umvise ukuntu bigenda biza nawe uzaguhera igabo uwo mwana numubwiriza ubutumwa ntabwo uzamubatiza kuko niwe wasigiwe kubatiza cyane wanyumvise nagirira amasezerano y'ubukwe nuzamushyingira kuko niwe wasigiwe gushyingira ibyo nawe wabigusigiye ni ibikomere ikamere kubera wanze kuyoborwa n'umwuka uyoborwa na kamere urangije ugira ibikomere wenda mu rusengero ariko kubera ko utemeye kuyoborwa n'umwuka ubura imbaraga zo kwihangana kuko mu mwuka hakubiyemo byose mu mwuka hakubiyemo kwihangana kandi kwihangana gutera kunesha haleluya 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 ngo kandi ko kunesha kukadutera ibyiringiro ngo bene ibyo byiringiro ibikoze isoni bidukoze isoni herezeze icyubahiro haleluya bene ibyo byiringiro bene ibyo noneho bivuga bene ibyo byiringiro bene ibyo byiringiro twakuye mu makuba tuvuye mu makuba cyangwa tunayahagazemo ariko bene harimo ibyiringiro ntibidukoze isoni ntabwo bijya bidukoze isoni habe na gatoya abakristo Yesu dufite ibyiringiro amina iby'uyu munsi tukagira n'iby'ejo tukagira n'iby'igihe kizaza tukagira n'iby'iteka ryose Imana ishimwe Imana ihabwa icyubahiro Imana ihimbaza ngiyo rero iyo karande n'ahandi ikubitira muri ya kamere yo kuba tutarasize Aburahamu Imana yamubwiye ibintu birindwi izakora ahagurutse iramubwira ngo siga ikinyoma unega amatwi Aburahamu yavukiye buriya guhamagarwa kwa Aburahamu ni nko guhamagarwa kwawe kuko Aburahamu ira mu isezerano rya kera rirazwi ryamamagaraga ni Kristo wari umuhamagaye urimo uranyumva nawe kiriya gihe ni Yesu wari uguhamagaye amen uranyumva neza urumva noneho rero ariko kondisiyo z'Imana itikubwira ngo itusiga siga imirimo yose ya kamere siga ibintu byose wagendanagamo nabyo Imana iramubwira siga inzoga siga ubusambanyi siga byose ugomba gusiga ugatangira ukambara undi mwambaro mucyo utandukanye n'igikote kindi wari wambaye ukareka Yesu akakwambara ukayoborwa n'umwuka unega amatwi none Aburahamu itangiro 12 Imana imuhamagara ngo siga inzu ya so usige so wanyu usige Loti ntugire ikintu nakimwagurukana Aburahamu agurukana na Loti Imana imwicira iharani imubwira ibintu birindwi bizakora yaragurukanye na papa w'ibigirwamana impamvu Imana yamubwiraga ngo nasige Aburahamu yavukiye mu bigirwamana kandi Imana ni Imana y'ukuri ni Imana itagira ibinyoma urumva ubwaki kigirwamana ni ikinyoma kuko nibyo byari bibatunze nibyo bacuruzaga ni ukuvuga ngo nta muntu ushobora gushora ikigirwamana ku isoko yakize ikigirwamana na wakigura kugira ngo akigure akita Imana icyo ubwacyo cyitwa ikinyoma impamvu Imana yamubwiraga ngo nasigira ngo siga ikinyoma na bene w'ibinyoma kugira ngo kitamukurikira kigasubiza inyuma amasezerano Imana imubwira ibintu birindwi izakora iramubwira ngo nzaguha umugisha uzaba umugisha nzogeza izina ryawe abakwifuriza umugisha bose bazawubona kandi muri wowe n'imiryango yo mu isi hose izahererwa umugisha siko Imana imubwiye agira ngo barahita atangira kubisingira arangije niyumvira Imana ahagurukana na Loti iwabo w'ikinyoma akigihagurukana inzara iratera ajya muri Egiputa akigerayo bamubaza iby'umugore we bakimubaza iby'umugore aravuga ngo ni mushiki wanjye iki Imana yangaga niki yangaga ko hagurukana n'ikinyoma impamvu kimukurikiranye yakijyanye waneza amatwi yakijyanye n'ibya rero bikorerwa mu nzu y'Imana bikinjiza imivumo imwe n'imwe bigatuma tutasingira rya jambo rigaragara muri Zaburi alapakatera baba rimwe rivuga ngo none Zaburi ya 2 ngo noneho rero ndakubyaye uri umwana wanjye saba amahanga yose ndayaguha umurongo w'10 ngo noneho rero mwabamima mbwira umwami utagira icyarya mbwira umwami wa Burayi unyumve Imana ihimbazwe gutegeka kwa 2:28-10-12-13 uzaguriza amahanga menshi ariko we ntabwo uzayaguza turi ku rwego rwo kuyategera amaboko kubera ko tutarahagarara muri ya mahame y'Imana yatubwiye Yesaya 3:10 mvuga ko abakiranutsi bazarindwa kandi bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo kandi bazagubwa neza hari umuntu wagubwa neza ya Burayi hari umuntu wagubwa neza yambiriwe hari umuntu wagubwa neza abana be bamwirukanye ku ishuri reka twirukane niyo mpamvu ugomba kwinjira mu kirere cyitwa kubohoka amen ukabohoka ukemera umwuka wera akazitura ukavuga ngo nta kindi kintu ushaka kizongera kunyobora izi ngoyi zose umwuka wera agomba kuzicangagura ngahinduka icyaremwe gishyishya twihutere Aburahamu avahisha ko Sara ari umugore avuga ngo ni mushiki wanjye abyaye umwana witwa Isaka ashaka Rebeka ava Berisheba bamanuka aho bita mu Bafilisitiya y'Igerari ahageze bamubaza iby'umugore we ngo ni mushiki wanjye iki cyane cyane ni icyo se yakoze
itangiro 12:13 n'itangiro 26:6 wabyumvise nawe aravuga ngo ni mushiki wanjye biraturuka kuri nde biraturuka kuri Abraham wagikoze ni ukuvuga ngo ibintu bimwe n'imwe turimo dukorera mu mahamagaro bizakurikirana abana bacu ariko iyo tuza gusiga burya n'abana bacu bari bubisige niyo karande ni karande nyine n'uruhererekane ni ibintu bigendana gutyo nyine bikagendana gutyo tukabyinjirana no mu nzu y'Imana ni ukuvuga niba Imana iguhamagaye wa munsi wa mbere ubundi ano magambo nibwo akagombye kuyabwirwa wamara kuyabwirwa ukahita uvuga uburyo iki kintu utandukanye nacyo ukavuga ati rero uhindutse icyaremwe gishya ugomba kwitwaza zino ntwaro zose ugahagarara gutya ukabigenza gutya ugahagarara uko nguko akagendera muri ayo mahame yamara kugendera muri ayo mahame ibyo kamenya amahame n'amabwiriza by'ibwami umuntu umuhaye perima atarigeze akorera provisoire yaca sasenike uzi impamvu nabumenye bwa kereka agiriwe ubuntu akabona abandi barimo bacamo ariko burya nubwo bacamo hari abafata imivuduko Sofia zikabafotora kubera nta yandi mategeko aziwe gusa n'utwara tu baramwigishije ariko niyigishijwe amategeko ntabwo azi gusoma ibyapa nazi n'icyo bisobanura ni perime nyine yayibonye n'urugero arimo arakurikira none hari igihe rero ukurikirana abayobye nawe ukagira ngo uri mu nzira y'ukuri kandi kumba burimo ukurikira nabo baciye sasenike urimo uranega amatwi abo urimo ukurikira baciye sasenike nawe ukibwira ngo uri mu kuri ugahananwa nabo amategeko abagonga nawe akakugonga kandi iyo utabonye abagufata bidahuriyemo n'umupolisi ugira ngo ibyo urimo ukora ni sawa ariko kumbe wayobye kubera iki nta mategeko wigeze wiga noneho rero hari abantu bakizwa yakubitana akikubitana abantu bagiye kubiyobora inzira ari babandi nabo batarayoborwa n'umwuka bavuga ati duca twebwe nuko tubahotoke nuko bigenza ati twikorere gutyo besh niyahuye n'uwabohotse aba bana baba barimo bakizwa baba barimo bahura n'ibibazo ahita ibyo wamutoje akiri muto nibyo akomezanye kuko nibyazi wabyumvise ibyo nibyazi niryo tegeko yigishijwe gikizwa niyo mpamvu y'umugoye niyo mpamvu umwana wigishijwe neza ukahura n'umuntu mwiza akamwigisha agakurira muri aya mahame nahure n'ibindi bimuvangira ahita aterura ejo ukamubona yavuyemo umuntu udasanzwe ejo ukamubona yavuyemo umuntu ukomeye impamvu yavuyemo umuntu ukomeye yahuye n'abigishijwe Imana irabigisha nabo barigishwa umwuka wera arabatoza babereka inzira bagomba gucamo yanyuze ahantu ariko iyo uhuye n'abayobye nawe urayoba kwitoza k'uyu mubiri kugira umumaro kuri biki cyane ariko kwitoza kubaha Imana kugira umumaro muri kugira umumaro mwinshi n'iryo jambo uvuga ijambo ravuga ngo menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda akura akigenda cyane dukwiriye rero gutoza n'abana tugatoza n'abazadusimbura kuko byanze bikunze tuzaba haleluya none se nidupfa n'ubundi uzasigira umwitero Imana itugirire neza Imana yakwicubahira akoze cyane ariko nagize ikibazo ndavuga nti se umuntu ashobora gukizwa deja kiboshye nabyumvise kubera ko atuzuye umwuka wera urumva bigatuma za karande za nyatsi b'abadayimoni byose bimukurikirana noneho akazabiraga n'umuryango we umukomoka kubera ko atemereye gusa kwakira umwuka wera ngo amuhindure niyo mpamvu kenshi tujya tubona ukabona umukozi w'Imana ariko mu by'ukuri aracyafite hari ugeze kuvuga ngo ngumva ngubu nayirambika hasi ngo nkabaza nkakwesa nyuma nkaza kubisubira ngo ikote ry'uyu pastor ngo niryo yavugaga noneho rero ndagira nibarize Betty hari icyaha bajyaga bavuga bakavuga muri icyaha cy'inkomoko icyaha cy'inkomoko cyo gikizwa n'iki icyaha cy'inkomoko turebye icyo teoloji wenda bivugaho cyangwa na Bibiliya icyaha cy'inkomoko ni umutima urarikira ni umutima urarikira ibibi ngo icyo cyavuye ku mukurambere Adamu kirakomeza kirakomeza twagikijijwe rero na Adamu wa kabiri ari we Yesu icyaha cy'inkomoko rero tugikizwa na Yesu hari abajya bibwira hari abajya banahakana ngo ntikinabaho burya kibaho icyaha cy'inkomoko ni umutima urarikira ngo icyo cyavuye ku mukurambere Adamu ubwo yakoraga icyaha muribuka pastor igihe umwuka w'Imana yabasuraga ngo bahita bafata ibibabi by'intusi bikingaho kugira ngo batagaragaza ubwambure bavuga ibicocero biriya bicocero bishatse kuvuga iki
bishatse kuvuga ngo ni ukwihagararaho kutemera kuboshywe n'icyaha kugira ngo Imana ikubohore. Iyo baza kuvuga ngo Mana tubabarire, Imana yari bubabarire, ariko umwe yarabaje ngo byagenze bite, ni wa mugore wampaye. Babajije umugore byagenze bite, ni wa mugabo yaravuze ngo ni ya nzoka waremye. Burasi iyo babaza inzoka ari buvuge ngo iki? Yari buvuge ngo ni ya Mana, icyaha bakagiherereza ku Mana. Ariko niko kamere muntu imeze, ariko siko biri. Kuvuga ngo I'm sorry, ndihanye, ndakijijwe, mvuye muri kamere y'icyaha ngiye muri kamere y'umwuka, nta kintu bitwaye. Haleluya. Urabona uyu mushumba ukuntu ameze neza, yuzuye umwuka wera. Hari abantu bibwira ko gukizwa ari ubujiji. Jambo ry'Imana riravuga ngo dore kuba Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha nibwo kujijuka. Mureke tujijuke bavandimwe, mudukurikiye, mureke dutsinde iyi karande, ibi bintu bituboshye, kuko ukurikiza ibyo kamere irarikira ni uwa kamere, ariko ukurikiza iby'umwuka akunda, haleluya, nawe ni umwuka. Nisi twavuga ko tuyoborwa n'umwuka gute? Tuzi umwuka tutayoborwa nawe, dukwiye kuyoborwa n'umwuka. Hari ibintu dukwiriye gusiga, haleluya. Ariko watubwiye akantu keza, abazirote kweri n'ahantu bataba, ariko pasi Imana iguha umugisha. Burya umuntu arakizwa akazana mu nzu y'Imana ubuzirote we, umuntu ukamubona atendereza aracyafite bya bintu by'iwabo. Kandi Imana ihamagara Aburahamu, yaramubwiye ngo va muri Uri y'Abakaludaya ujye mu gihugu nzakwereka. Iyo umaze kwinjira mu gihugu cy'umwuka, Imana iguha umugisha. Imana ubuse murabona tutanyuzwe n'Imana. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ndumva nasobanura gutyo ko icyaha cy'inkomoko ni umutima urarikira ibibi cyaturutse kuri Adamu na Eva. Imana iduha icyo umuntu agikizwa ari uko yakiriye Yesu. Kwakira Yesu gusa nta kindi. Noneho rero pasiteri ndagira nkubariza kandi kamubwira ngo dusoze. Kandi birumvikana buri wese wumvise ikiganiro, iki kiganiro kirasa nkaho ari ishami gikurikiranye. Ni ukuvuga ngo wakira Yesu ugakizwaho ibyaha by'inkomoko. Wamara gukizwaho ibyaha by'inkomoko ugahita urwana kuzura umwuka wera. Wamara kuzura umwuka wera bigahita bituma za karande, inyatsi n'ibindi byose bitagukurikirana. Amen. Noneho rero noneho ukagenda unirinda. Iyo wamaze kwakira, iyo wamaze kuzura umwuka wera, ikintu agushoboza kugenda uhagarara muri ya mahame ya Bibiliya. Kuko utuzuye umwuka wera, kukubwira ngo gendera mu mahame Bibiliya ivuga, utange, ufashe, ugire ute, ntabwo bikunda. Kuko impamvu bidakunda, udushyari tuzamo. Wabyumvise? Udushyari tuzamo. Udushyari rero umuntu ugira ishyari aba akiboshye. Urumva rero byanga bikunda, iyi migisha yo mu isi iyi y'ibifatika, umugisha wo mu bumana, umugisha wo kujya mu ijuru, tuhabwa no kwihana icyo cyaha cy'inkomoko cyane. Ariko tutuzuye umwuka wera biragoranye cyane kugira ngo nijoro turibone. Biragoye. Wabyumvise? Cyane. Kubera ko noneho rero uko tudafite nijoro biranagoranye cyane n'iby'isi ngo tubibone. Kuko ni ya mategeko y'Imana. Ya mategeko y'Imana rero nibwo tuyinjiramo tubikora tudahaswe kubera ko tuyoborwa n'umwuka. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona umuntu arakubwiye ngo shanga umwuka yambujije amahoro, ngo yambwiye ngo nimve muri ino nzu nyitange. Warumva akubwira ngo umubiri yamuyoboye, umva ngumva ngo kamere akubwira ngo umwuka arambwiye. Umwuka ni ufata Aburahamu ukamubwira ngo fata umwana wawe w'ikinege umujyane ujye kumutamba nezerwa aho ndi mu ijuru. Ni umwuka gusa, nta kindi. Atari umwuka ukwemeje biragoranye cyane. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo musengeshe umwuka iteka. Ibintu dutangiye mu buryo bwose bwo gusenga. Uburyo bwose. Haleluya. Uburyo bwose bwo gusenga. Niyo mpamvu rero umuntu uri mu mwuka ntacyo ataguha. Ariko umuntu uri mu mubiri ndakurahiye. Umuntu mu miranza akayatekereza ati kamemu hari umuprofeseri waduhaye isomo Harvard nikahita atangira kubara uri bakaturikiste kazanamo siyansi ati harya aya niyo mpamvu abagira iki ibi bisazi by'umwuka babyita ngo ni bipatos. Patos ubundi ni udusazi dukeya, ni udusazi nyine burya mu bwonko habayeho nk'utuntu tuvanga. Ibi bipatos rero bitari byagufata.
kugira ngo bashe kwakira ko kurya kwa Yesu biragoranye. turaho tugira ngo dusoze rero ikiganiro cyacu. Ndagira ngo mubwire akantu kamwe nako nshaka kugira ngo dusorezeho. Hari ukuntu ujya wumva ngo runaka ngo wamutongereye imbaraga, wamutongereye imbaraga, ngo nyirasenge ngo yaramuvumye, ngo mbega ibintu bikururana imbaraga, umuntu akanywa inzoga, ngo jewe ngo nazinywaga, ngo ariko ngo nashatse kuzireka ngo ziranga, ngo kubera ko ngo n'umuryango papa yarazinywaga, ngo hari ikintu cyatumye, hari ikintu nyine kimata kuzinywa. Cyangwa ati iwacu ntidushyingirwa, undi ati iwacu kuva ba nyogosenge bande bose nta wigeze ashyingirwa. Ibyo byo bihurira he n'aka gakiza cyangwa no kuzura umwuka wera no kubohoka? Akabivuga akijijwe, akabivuga arakiriye Yesu. Ni twa tuntu tw'abazirote nyine, ni twa tundi tw'abazirote, kuko urumva ubundi Pawulo yaravuze ngo uri muri twa ruturi mu bisi. Rero iyo umwuka wera yamaze kwinjira muri wowe, yamaze kujyamo ndani, ahita arutise. Niyo mpamvu Mariko yandika igice cya 15:16 yaravuze ngo tuzanywa ikintu cyica ntacyo kizaduha n'amakuru. Niyo mpamvu Yesu avuga ngo tuzanywa ikintu cyica. Uzi impamvu? Iyo umwuka wera yinjiye muri wowe, niyo mpamvu ivuga ngo ukora ibindi byazababarirwa. Iyo umwuka wera yinjiye muri wowe, ni Imana ubwayo iba yaje uko ingana kose ikaza ikicara. Ni Imana ubwayo. Niyo mpamvu yavuze ngo tureme umuntu usa nkatwe mu ishusho yacu. Niyo mpamvu atware n'ibiri mu isi. Niyo mpamvu Imana, iyo umwuka wera yamaze kwinjira muri wowe, ibirenge byawe biba ari umwuka, amaso yawe aba ari umwuka, umusatsi wawe aba ari umwuka. Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu, baroza urutoki n'ibifata, baroza amaso n'ibifata. Ni ukuvuga ngo watura ubutsinzi gusa, kuko muri kamere y'Imana ntabwo igitsindwa. Amen. Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu niyo bakwereje ya myambi yo kuvuga ngo nyogokuru ngo yarasambanaga ngo kana, ntabwo bifata. Impamvu bidafata, Imana nisambana. Muyavuga ngo bamaze guhindurwa. Amina. Ninde wahindutse cyane muri mwiza. Amina. Imana iba yicaye muri bo, kuko Imana nisambana, Imana nibeshye, ikora icyaha, Imana nikora icyaha. Impamvu ntabwo twabeshyera ukuri, ntabwo twajya kugira ngo tujye kubeshyera ukuri, ntabwo twajya kugira gutya ngo tujye kubeshyera ukuri. Oya, ukuri kurera. Niyo mpamvu rero uwo muntu ugitsitira bya bintu ntabwo aremera ko umwuka wera yinjira muri we. Oya, ntabwo aremera ko umwuka wera yinjira muri we. Hari umuntu uvugana nawe akakubwira ati ibyo n'ibindi bagenda amaze kubohoka, atahubwo tukwiye gusengera abatarabohoka. Wamubwira iki? Reka ibyo njye mbikora buri munsi, n'ubu ndacyakomeje, n'ubu hari icyo umbwira. Si iyindi mpamvu, yarabohotse, Imana yuzuye muri we. Kamere y'Imana ni ugutanga, kuko kamere y'Imana ni urukundo. Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nubona umuntu uvuga ngo afite ibiki, ukabona umuntu wigwizaho, ukabona n'utwanjye, ujye umenya ko umwuka wera Imana nyirizina itarinjira muri we. Niyo mpamvu Yesu yabwirizaga ubutumwa ahagaze nka Kimironko, abo mu mujyi ntibamubone. Aravuga ati none mundeke ngende, ninagenda umwuka wera ntabwo azaza. Uko ari ukugira ngo none we azaze mu mwuka, ajya abwiriza muri Kimironko, n'abo muri Amerika nibo bakira agakiza. Abere hose irya karande icibwa burya, iki n'iki gicibwa burya, iki n'iki gicibwa burya, gira burya, iki ndagiciye, ukazashiduka ubaye icyamamare, ukazashiduka ubaye igitangaza, ukazashiduka uririmba uvuga ngo ibyo nunze n'ibyawe, nanjye ubwanjye nduwawe, na buri gise ngufite, mwami ko umagije. Nta muntu ugiririmba ino ndirimbo ati mwami wanjye, kukundindira ubuzima, ukama ku byawe, kubw'ubuntu bwawe. Ntabwo biba nibikunda, urankurikirana, nibyemera, iyo utari wafata icyemezo ngo uce kino kiziriko cyo kuba muri Yesu by'igice,
ngo winjiremo by'ukuri nibwo uhinduka icyaremwe gishya. Mwebwe kuvuga ngo namwakiriye ngo nahindutse icyaremwe gishya, kubamo neza ni ukuba waruzuye umwuka we. Murakoze. Dusoza rero ndagira ngo nibarize Betty gatoya kugira ngo usoze. Tugira confusion cyangwa abantu benshi bagira confusion, bagira ibintu bibacanga, bakabona abakozi b'Imana akavuga indimi nyinshi, tukabona ko ari wuzuye umwuka wera. Nibo tuzi ko kuko nibo bahanuzi, nibo tubona, tukababonamo ko ari wo wuzuye umwuka wera, agatitira akuzuzwa, akavuga indimi nyinshi cyane. Ariko turebye kamere, urumva n'imbuto z'umwuka tubonye itandukanyirizo y'umuntu wuzuye umwuka wera n'imbuto z'umwuka wera. None nk'abantu benshi bakunda kubigenderaho bati runaka bimeze gutya na gutya, wabagira nama ki? Turimo no gusoza. Abantu bavuga ngo wije zibora aribo wuzuye umwuka wera. Ahubwo umwuka wera, kuzura umwuka wera ni ukuba ufite imirimo myiza, imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka iyo ziri muri wowe uba wuzuye umwuka wera. Ntabwo abantu buzuye umwuka wera ari aba batitira bagira gute. Kuzura umwuka wera kwiza ni ukuyoborwa n'umwuka. Imana iguha umugisha. Kuzura umwuka wera ni ukuyoborwa nawe. Niba uvuga iby'umwuka ukavuga ijambo ry'Imana utaruzura umwuka wera, utarayoborwa nawe, rekeraho rwose, kuko ibyo uvuga ntabwo bikurimo. Ijambo ryatubwiye ngo niba tuyoborwa twuzuye umwuka wera tuyoborwe nawe. Ntabwo rero gutitira cyane, kuvuga indimi nyinshi, ntabwo ibyo ngibyo nibizo zivuga ugatitira wirinda ibyaha, warabatijwe mu mbaraga zo kwirinda ukamaramaza. Ibyo ni byiza. Kuzura umwuka wera ni ukuyoborwa n'umwuka wera. Imana iguha umugisha. Amen. Turabashimiye rero, tubashimiye ikiganiro cyiza mwagize. Amen. Kuri ikiganiro twagikomeza kandi ndabahamya ko ari itangiriro ryo kubohoka. Tuzajya twigisha mu kubohoka. Abantu bakeneye kubohoka. Amen. Pastor turagushimiye. Murakoze cyane namwe bakoze b'Imana. Imana ibaha umugisha. Kandi namwe abantu bose badukurikiye bahabwa umugisha n'Imana. Amen. Turagushimiye. Murakoze cyane, nanjye nshimiye Imana yo mu ijuru. Namwe mwese mukunda ijambo ry'Imana, mukunda kubohoka, mugubwe neza. Pastor turagira ngo dusoreze usengera abantu kugira ngo Imana ari idufashe kumenya kubohoka icyo ari cyo. Kuko twabikurikiranye dusanga abantu benshi barakijwe ariko ntibabohotse. Ntabwo babohotse. Niyo mpamvu ibintu biragenda hari ibiziriko bibaziritse kubera kutabohoka. Rero turagusabye kugira ngo udufashe gusengera abadukunda, abadukurikira n'abandi bose bazashobora kumva kino kiganiro. Imana ishobore gukomeza kubohoka. Mana tugwaye icyubahiro kuko uri umwami. Amen. Izina rye nirishyirwe hejuru. Mubiri wo nibizabaho nawe wanye nawe. Uri igikomangoma, uri umwungeri mwiza. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago ndetse no mu makuba. Dusengeye umuntu wese utarakwakira nk'umwami n'umukiza. Akimara kubona kino kiganiro azihute cyane, ahamagara umukozi w'Imana amwakiriza agakiza. Turasenze kano kanya umuntu wese umvise rino jambo, ukeneye gusobanuza byinshi kandi ukeneye kumenya byinshi, azagira inzara n'inyota zo kugira ngo abimenye. Aho kugira ngo atinde yizera ibyo atazi cyangwa atinde avuga ibyo atazi, azatinde asobanuza ibyo atazi cyangwa azatinde yiga ibyo atazi, kugira ngo arusheho kumenya. Nagira kumenya amenye byinshi nawe agenda yamenyeshe benshi bo kwizera. Ngaho komeza kubana natwe muri byose. Dusabiye umugisha umuntu wese ugiye gukurikira kino kiganiro, kandi dusabiye n'umugisha abakozi Imana twafatikanyije muri iki kiganiro kugira tubashe kuvuga ubwiru bwawe ndetse no gukomera kwawe. Dushimira umwuka wera watuyoboye muri iki kiganiro. Urakoze Uwiteka kubikoreye kwiyubahisha, ni mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze.